Bakunze b'ikiganiro Agatabo, bagira ngo uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi kitari butinde mureke nk'uko bisanzwe twige amategeko 15. Amategeko tugiye kujya dukurikiza mu buzima bwa buri munsi, abantu bakajya bavuga bati cyaza uriya muntu, abantu bakatwubaha. Ndakubwiza ukuri ko benshi muri mwe muri kunyumva muri uyu mwanya, abenshi muri twebwe twicaye amategeko nyamara tugahora turira tunicuza twibaza impamvu abantu batatwubaha kandi twibaza impamvu abantu badushizeho. Sinshaka gutinda, murabizi nitwa Samuel Mugisha, bahaye ikaze mu kiganiro Agatabo. Nongeye kubasuhuza nanone kandi nishimira ndetse mbashimira kandi nishimira kongera kubaha ikaze kuri Telemontagne Rwanda. Amategeko 15 tugiye kujya cyangwa se agiye kujya tuyobora aranga abantu banyabo. Niba uri umukunzi w'ikiganiro Agatabo, twagiye ngo mu buzima ntuzigere ukora ikosa, ntuzigere na rimwe uguriza amafaranga umuryango wawe ngo bizasabe cyangwa se bizabasabe kukwishyura munaserereye mushwanye, ahubwo uzabahereze uzabaremere. Iryo ni itegeko rya mbere twize, twese turabizi, turabivuga buri munsi, turabivuga tuti ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayoberakazi. Iyo ucunze nabi ntumenye iyo watakariye. Niyo mpamvu twumva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro Agatabo, amasomo adufasha mu buzima. Iryo ni itegeko rya mbere, ntuzigere uguriza amafaranga umuryango wawe. Iryo benshi ntabwo muritekerezaho gusa. Iryo tegeko rya kabiri gusa ngo ntuzigere ukora mu kiganza cy'umuntu wicaye, bihagarike guhera uyu munsi. Ntuzigere usuhuza umuntu bigusaba gukora mu kiganza, ubikore wicaye. Iyi ndangagaciro izakubahisha ahantu hose uzajya. Niba ushaka kuba umuntu wa nyawe abantu bubaha atari uko bagutinya gusa, kurikiza amategeko. Itegeko rya gatatu, guhagarika kujya ubwira abantu ibirenze ibyo bakeneye kumenya cyangwa se ibyo bakeneye kumva. Ngo benshi muri mwe cyangwa se muri twe, umuntu apfa kutuvugisha gusa, ugasanga tumubwiye akantu kose ku kandi turondogora tuvugavuga n'ibyo batatubajije ku buzima bwacu cyangwa se bwanyu. Iri tegeko rya gatatu riradusaba kubihagarika guhera uyu munsi. Wibuke ko turi mu kiganiro cyitwa Agatabo ukurikira kuri Telemontagne Rwanda, aho iyo umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe ukahakanda, aribyo utangira kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Ibiganiro nk'ibi ngibi byuzuye inama z'ubwenge. Reka tuvuge ku itegeko rya 4, ngo na rimwe wumve ngo na rimwe ntuzigere urya agace ka nyuma cyangwa se agace k'ikintu cya nyuma ku bintu utaguze. Kugira twumvire itegeko neza, reka dufate urugero ku ngingo yo gusura abantu runaka. Niba hari nk'inyama ku meza ariyo ya nyuma isigaye, ngo burya ngo ntuzarye iyo nyama. Burya ngo ntabwo ari byiza kurya inyama ya nyuma atari wowe wabihashye uri umushyitsi. No ku bindi byose ibi bintu ngo ntabwo wakumva ukuntu byakugaragaza nabi, ariko aya mategeko ubundi ntabwo mujya muyicara. Ikindi ngo ntuzigere na rimwe ugambanira inshuti yawe ngo ukunde ushimwe. Ntugahemuke, ntukabe impemuke, ntukabe umuhemu, ukunde ushimwe. Burya byose n'ubundi ngo abantu ntabwo bajya bamenya ko birangira ari agahinda gusa. Ndagira wumve neza aka kantu. Niba ujya uba umushyitsi, ngo ntuzigere na rimwe unenga imitekere y'ibiryo wakirijwe mu gihe uri umushyitsi. Ni amategeko aranga abantu bahambaye. Iryo sinzi uko narisobanura, ariko ngo ntuzigere na rimwe ukoresha ubwiherero bukurikira uburi gukoreshwa cyangwa se ubwafashwe buri occupé, by'umwihariko ubukoreshwa bihagarika. Ntuzigere na rimwe. Ngo si byiza gukoresha telefone mu gihe uri kuganira n'umuntu, mu gihe uri kugirana ikiganiro n'umuntu. Ni ibintu bikugaragaza nk'indiscipline, umuntu utubaha abantu niyo waba wumva wowe nta kintu bitwaye. Muri iyi si itoroshye ntuzakora ikosa ryo kwiyitirira ibintu utakoze. By'umwihariko ngo jya wumva, kandi mu gihe uganira n'umuntu jya wumva witonze, ukoresha umutwe ugaragaza ibimenyetso ko uri kumwumva. By'umwihariko murebe mu maso. Muzabikore muzanshima, ndabizi ibi ni ibintu byiza cyane. Iryo si itegeko rya 10 se? Reka tujye ku bantu bakuru cyangwa se abo twita ko bakuze. Bagabo namwe bagore, muri muzigere na rimwe mutera blague cyangwa se mumenyera bagenzi banyu mungana ngo mubikorere imbere y'abana babo babyaye aho turi kujyana. Ikindi kirenzeho ngo
Ntimuzigire na rimwe mutuma amarangamutima yanyu abaganza ngo abakoreshe by'umwihariko uwo uri we wese. Mana yanjye, ntuzigire na rimwe winginga kubw'urukundo cyangwa se ngo winginge usaba ko umuntu yaguma mu buzima bwawe. Ntuzigere, niko mvuze, ntuzigere na rimwe ngo mu buzima ujye uhora wambaye neza bititaye ngo uri mu biki cyangwa se uri gukora iki. Ujye uhora ufite isuku bwa nyuma na nyuma. Ngo ntuzigere ukubita umugabo uri hasi ngo umwubikire. Ntuzarenganye wa wundi udafite kirengera cyangwa se ngo umufatirane igihe ubona ari mu bibazo bitameze neza. Ayo yari amategeko 15. Aya mategeko n'andi magambo nk'ay'ubwenge y'ubuzima ushobora kujya uyakurikirana byoroshye uramutse umanutse munsi y'video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, handitse ijambo subscribe. Aho niho ukanda ukajya utangira kujya ubona ibiganiro nk'ibi ngibi ubutaha mu buryo bukoroheye. Aha niho ubona ibiganiro by'ubwenge nk'ubu. Wakunze ikiganiro, ihereze like, ugisangize inshuti zawe cyangwa se ibyo twita share, ubundi tuzasubira ubutaha. Naho ubutaha